neza abakomeje gukurikira umuyoboro w'YOUHEAL kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kurera hamwe icyo washatse kuvuga iyo bavuze ngo umwana mu nda aritambitse, arahagaze cyangwa se aracuramye, cyangwa se iyo bavuze ngo umwana mu nda yabanje umutwe cyangwa se yabanje ukuboko cyangwa se yabanje ikibuno, icyo bashatse kuvuga n'ingaruka bugira ku buryo umwana ashobora kuzavukamo. Ubundi ibyo byose mvuze biri mu cyo dukunda kwita mu cyongereza fetal presentation, cyangwa se igice umwana aba yabanje iyo agiye kuvuka, ibyo byo twita fetal presentation cyangwa se fetal lie, uburyo umwana ameze mu nda. Ibyo bintu ko ari byombi, fetal presentation and fetal lie, bigira ingaruka ku buryo umwana ashobora kuzavukamo, kuko hari bimwe bituma umwana ashobora kuvuka tumubaze, cyangwa se ibindi bigatuma umwana avuka neza nk'ibisanzwe. Reka duhere kuri fetal presentation. Ahangaha icyo tuba twitaho cyane kureba ni igice cy'umwana kiba kirimo gusohoka hanze, cyangwa se kiba kireba aho umwana abuza gusohokera mu myanya ndangagitsina y'umugore. Rero muri fetal presentation tugiramo presentation cyangwa se ibyo twita fetal presentation nyinshi zitandukanye. Hari igihe umwana abanza umutwe cyangwa se kano, abyo twita ari kano akangaka k'inyuma, ibyo twita cephalic presentation. Ibi ngibi biba ari byiza cyane kuko ibi ngibi byorohera umwana kuba yaca neza mu myanya ndangagitsina y'umugore, akabasha kuvuka neza atabashe bidateye ikibazo kugira ngo bibaye ngombwa ajye kuza kubagwa. Ubu ngubu ni uburyo bwiza cyane tuba dushaka ko umwana aba ameze mu gihe agiye kuvuka. Ibyo ngibi akaba babyita cephalic presentation, aho umwana abanza kano. Indi presentation y'umwana agira iyo agiye kuvuka ariyo twita bridge presentation, aho umwana abanza ikibuno. Iyi ngiyi si nziza kuko iragorana cyane kuba wabasha kuyibyaza bisanzwe utajyanye umugore kujya kumubaga, ariko nayo kuyibyaza birashoboka, ariko bisaba umuganga ubizi neza cyane kandi ubimenyereye, ko biba bisaba kugira ngo umubyaze ubanje kubyaza amaguru mbere yo kubyaza umutwe, kandi ubundi ubusanzwe umwana aba agomba kubanza umutwe mbere yo kubanza amaguru. Indi presentation umwana ashobora kugira iyo twita face presentation. Iyi ngiyi ni igihe umwana abanza isura. Iyi presentation ntabwo aba ari nziza cyane ku mwana kuko iragorana kuyibyaza, niyo mpamvu abaganga benshi bahita bahitamo kuba bajya kukubaga. Indi ayo twita shoulder, aho umwana ashaka kubanza urutugu n'ukuboko. Iyi ngiyi nayo ntabwo aba ari nziza cyane kuko nyine iragorana kuyibyaza, niyo mpamvu usanga nyine abaganga rimwe rimwe bazahitamo kuba babasha bakujyana kubaga. Rero presentation nziza tuba dushaka ko umwana yagaragaramo igihe arimo kuvuka niyo nababwiye yitwa cephalic, umwana abanza kano ko ku mutwe. Hari ikindi nababwiye twita fetal lie. Ubu ngubu ni ukuntu umwana aba ameze mu nda. Fetal lie harimo amoko atatu. Harimo iyo twita transverse, aho umwana aba yitambitse mu nda gutyo, umutwe uri hano sibyo, amaguru ari hano. Iyi lie ntabwo aba ari nziza cyane, cyangwa ukuntu umwana mwiza ntabwo aba ameze mu nda yitambitse, ntabwo ari byiza cyane kuko amahirwe yo kuvuka bisanzwe ni nk'aba aba ari hafi ya ntayo. Byiza inshuro nyinshi yo kwa muganga abonye ko umwana yitambitse mu nda gutya, bahita bafata umwanzuro wo kujya kumubaga. Indi position hari iri longitudinal, aho umwana nyine aba ahagaze gutya sibyo, cyangwa se umwana aba ahagaze gutya cyangwa se vertex, umutwe cyane cyane wabanje ku gahanga, rimwe na babyeyi bya cephalic. Rero iyo umwana ahagaze biba ari byiza cyane kuko iyo ahagaze umutwe wabanje byoroshya kuba yabasha gusohoka abanje umutwe, none akavuka neza cyane. Indi twita oblique, ashobora kuba oblique umutwe ari uri hejuru, ikibuno nacyo kiri, amaguru nabyo biri hasi, cyangwa se akaba oblique umutwe uri hasi, ikibuno aricyo kiri hejuru. Ubwo oblique nshaka kuvuga ni igihe umwana aba wenda umutwe uva iburyo amaguru agenda ajya ibumoso, cyangwa se umutwe uva ibumoso amaguru agenda ajya iburyo. Iyi lie y'umwana nayo ntabwo ari nziza cyane kuko iragorana kuyibyaza bisanzwe, ariko nk'iyo yabanje umutwe hari igihe bishoboka ushaka kumubyaza bisanzwe, ariko iyo bidakunze
usanga nyine abaganga bafata umwanzuro wo kuba bajya kukubyaza. Ubundi inda nyinshi cyangwa se abana benshi cyane iyo bageze igihe cyo kuvuka bagenda bakora icyo bita muvuma nyinshi zitandukanye, ntabwo twazivuga muri icyo kiganiro zose, cyaba ikindi kiganiro, kugira ngo babashe kugera muri ya pozisiyo nziza cyangwa se muri bwa buryo bwiza umwana abasha kuvukamo neza bidasabye ko bazajya kubagwa. Ubwo buryo ni cya gihe wa mwana aba atitambitse, aba ahagaze, sibyo? Kandi muri icyo gihe ahagaze umutwe aba ariwo uba uri hasi, kano kantu k'inyuma ariko kari hasi kari bubanze gusohoka mu gitsina, noneho amaguru n'indi biri hejuru. Iyi niyo pozisiyo iba ari nziza, aho umwana afite icyo twita cephalic presentation, kandi nanone naraye longitudinal ahagaze itari transverse. Muri make ni ibyo ngibyo cyane abaganga dukunda kugendaho tureba niba umwana ari bubashe kuza gutambuka mu gitsina cy'umugore. Iyo dusanze harimo zimwe muri izo presentation cyangwa muri izo line nababwiye, dushobora gufata umwanzuro wo kujya kumubaga, cyane cyane nko ku bana bo dusanze bitambitse gutya, bwo akenshi umwanzuro wa nyuma sibyo utiwe unatinze ari kujya kumubaga mu gihe aba yatangiye leba cyangwa se yatangiye kubyara. Mwakoze gukurikirana umuyoboro wa YOUHEAL kuri YouTube, basaba ko mukomeza gukora subscribe, mukarayikinga, mukanakomentinga n'ikindi gitekerezo bashaka tuzabagezaho ubutaha, abatubwira. Murakoze, mwari kumwe na Ufitinema Aristide, aho ubutaha.